Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 33. Ubwoko bw'Imana bwinuba bikabije. Iki gice gishingiye mu kubara igice cya 10 kugeza ku cya 12. Ubutegetsi bw'Abisiraheli bwarangwaga na gahunda yuzuye, abantu babutangarira kuko nta makemwa bwari bufite kandi bwari bworoheje. Imana niyo yari ishingiro ry'ubutegetsi kandi yari umwami w'Abisiraheli. Mose yari umuyobozi washyiraga amategeko mu bikorwa mu izina ryayo. Nyuma yaho hatowe abajyanama 70 bo gufasha Mose mu buyobozi rusange bw'iryo shyanga. Hakurikiyeho abatambyi bagishaga Uwiteka inama mu buturo bwera, abatwari cyangwa ibikomangoma bategekaga imiryango. Hasi yabo hari abagabo b'abahanga b'ibyatwa batwaraga igihumbi, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Gutegeka kwa kabiri igice cya 1 umurongo wa 15. Aho Abaheburayo bari barabambye amahema yabo hari hagabanyijwemo imigabane 3 minini. Hagati hari ihema ry'ibonaniro aho umwami utagaragara yabaga, aharikikije hari hatuye abatambyi n'Abalewi. Hirya y'ibyo hari habambye amahema y'indi miryango yose. Ikibanza cya buri muryango wose cyarerekanywe neza. Umuryango wose wagombaga kubamba amahema yawo uhereranye n'ibendera rya bene wabo nk'uko Uwiteka yari yabitegetse. Ikivange cy'amahanga menshi cyari cyajyanye n'Abisiraheli bavuye mu Egiputa cyagombaga gutura ku nkengero y'ayandi mahema, kandi n'urubyaro rwabo rwagombaga guhezwa mu iteraniro kugeza ku buzukuru babo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 7 n'uwa 8. Gahunda yagombaga gukurikizwa n'amabwiriza nononsoye yerekeye isuku byarakomejwe, kuko byari ngombwa kugira ngo abantu benshi banganaga batyo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Byari ngombwa nanone yuko abantu bakomeza gahunda nziza kandi bakababera. Imana yaravuze iti, kuko Uwiteka Imana yawe igendera hagati aho muganditse kugira ngo igukize, ikugabiza ababisha bawe bari imbere yawe, nicyo gituma aho muganditse hakwiriye kuba hera. Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 14. Mu ngendo zose z'Abisiraheli isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibajya imbere, ibashakira aho gusibira. Abatambyi bari bafite amakondera akozwe mu ifeza bari hafi yaho. Abatambyi bahabwaga amabwiriza na Mose, nabo bakamenyesha abantu bakoresheje amakondera. Yari inshingano y'abayobozi b'umuryango wose gutanga amabwiriza nononsoye yerekeranye n'ingendo zose bagombaga kugira nk'uko amakondera yabaga yavuze. Imana ni Imana, igira gahunda. Ibyerekeye ijuru byose bifite gahunda itagira amakemwa. Ubwitonzi bwuzuye buranga ibikorwa by'abamarayika bose. Nk'uko byari bimeze mu minsi y'Abisiraheli, nta cyatungana ubu kidakozwe muri gahunda kandi abantu badashyize hamwe. Imana ubwayo yayoboraga Abisiraheli mu ngendo zabo. Aho bagandikaga bahabwirwaga no kumanuka kw'inkingi y'igicu, kandi igihe cyose bagombaga kugumaho aho igicu cyagumaga hejuru y'ihema ry'ibonaniro. Iyo byabaga ngombwa yuko bakomeza urugendo rwabo, cyazamukaga hejuru cyane y'iryo hema ryera. Hari urugendo rw'iminsi 11 gusa hagati y'Isinayi n'i Kadeshi ku rugabano rw'i Kanani. Bafite ishyushyu ryo kugera muri icyo gihugu, Abisiraheli bongera guhaguruka bakomeza urugendo rwabo ubwo igicu cyabibagaragarizaga. Mbese hari imigisha batajyaga kwizera kubona ubwo bari baremewe ku mugaragaro nk'ubwoko bwatoranyijwe bw'isumba byose? Benshi bahagurutse aho bari babambye amahema yabo bumva bagonono. Aho hantu bari barahasabaniye n'Imana n'abamarayika bayo cyane ku buryo babonaga ari ahera batahaguruka ngo bahave badatekereje cyangwa ndetse banezerewe. Nyamara ikondera rivuze, abantu bose barahindukiye bagira amatsiko yo gushaka kumenya aho igicu kiri bubayobore. Ubwo cyaganaga iburasirazuba hari ibisozi byari bifatanye bifite umwijima kandi bidatuwe. Mu mitima myinshi hajemo kubabara no gushidikanya. Uko bakomezaga imbere niko inzira yarushagaho kuba mbi. Inzira yabo yanyuraga mu mikoki irimo amabuye ashinyitse no mu biharabuge, mu gihugu cy'umutarwe n'imyobo, mu gihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu, mu gihugu kitanyurwamo n'umuntu kandi kitagira ugituyemo. Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 6. Bagendaga buhoro bananiwe, kandi iyo mbaga ntiyari yiteguye kwihanganira akaga n'inzira mbi. Bamaze iminsi 3 mu rugendo batangira kwitotomba ku mugaragaro. Ibyo byakomotse mu kivange cy'amahanga menshi, kandi benshi muri bo bahoraga bakemanga uburyo Mose yabayoboragamo. Kuko kutanyurwa byanduza byahereye ko bikwira mu ngando zose. Nanone bongera gusaba inyama zo kurya. Abenshi mu Banyegiputa bari muri abo bari baramenyereye ibyo kurya bya gikire, kandi abo nibo babaye aba mbere kwitotomba. Imana yashoboraga kubaha inyama bitaruhije nk'uko yabahaye impano, ariko yari ifite umugambi wo kubaha ibyo kurya byagombaga kurushaho kubanogera. Bagombaga gukizwa ingeso yo kurya ibyo kurya bidatunganye kugira ngo bashobore kuryoherwa n'ibyo kurya umuntu yahawe mu irema, ari byo mbuto z'ibimera ku isi Imana yahaye Adamu na Eva muri Edeni. Kubw'iyo mpamvu Abisiraheli ntibari barahawe ibyo kurya bivuye ku nyamaswa cyane.
Satani yabateje ikigeragezo cyo kubona yuko ibyo byari uguca urwa kibera n'ubugome. Yabonye yuko kutirinda mu byo kurya byajyaga kubatera irari ry'umubiri, kandi yuko muri ubwo buryo byajyaga kurushaho kumworohera kwigarurira abantu. Uhereye igihe yashukiye Eva akarya ku itunda ribuzanyijwe, mu byo kurya niho ahanini ashukira abantu bagakora icyaha. Kutirinda mu byo kurya no mu byo kunywa bitera umuntu kudakurikiza amategeko. Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa kugira ngo ibatuze mu gihugu cy'i Kanani batunganye, bera kandi ari ubwoko bunezerewe. Iyo birinda kurya ibyo kurya bitari byiza, ntibajyaga kumenya yuko habaho kugira intege nke no kurwara. Ababakomokaho bajyaga kugira imbaraga z'umubiri n'ibitekerezo bihamye, bajyaga gusobanukirwa neza n'ukuri n'inshingano, bajyaga kwitegereza kandi nanone bagahitamo neza. Umunyezaburi aravuga ati, bagerageresha Imana imitima yabo, bayigerageresha gusaba ibyo kurya byo guhaza kwifuza kwabo, bagaya Imana bati, mbese Imana ibasha gutunganyiriza ameza mu butayu? Izabonera ubwoko bwayo inyama? Nicyo cyatumye Uwiteka arakara byumvise. Zaburi ya 78 umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Bari bariboneye ubutware, ubushobozi n'imbabazi by'Imana, maze kutizera kwabo no kutanyurwa bibaviramo icyaha gikomeye cyane. Bari barasezeranye kuyoborwa nayo. Ubwo rero kwitotomba kwabo byari urugomo, kandi bagombaga guhanwa nk'uko bikwiriye. Niba Abisirayeli baragombaga kurindwa kuba impehe no kurimbuka, umuriro w'Uwiteka wikongeza muri bo, ukongora bo ku iherezo ry'ingando yabo. Muri abo bitotombaga, abarushaga abandi ububi bakubiswe n'inkuba iturutse muri cya gicu. Abantu bafite ubwoba binginga Mose ngo abasabire Uwiteka, arabasabira maze umuriro urazima. Ariko aho kugira ngo abatapfuye bicishe bugufi kandi bihane, iryo teka riteye ubwoba ryabaye gusa nk'iryongera kwitotomba kwabo. Mu mpande zose abantu bateranira ku miryango y'amahema yabo barira kandi bitotomba. Abanyamahanga b'ibivange bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza. Abisirayeli nabo bongera kurira baravuga bati, ninde uzaduha inyama zo kurya? Twibutse amafi twariraga ubusa tukiri muri Egiputa, n'amadegede n'amapapayi n'ubutunguru bw'ibibabi by'ibibati n'ubutunguru bw'ibijumba n'udutungurusumu. Ariko none turumye, ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari mana. Nyamara uretse imiruho, nta n'umwe wari mu miryango yabo yose wari ufite intege nke. Umutima wa Mose uracogora, kuko yabakundaga, asaba yuko izina rye rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo aho kugira ngo barimbuke. Nyamara bo bavuze yuko imiruho yabo yose ndetse n'imibabaro bibwiraga yuko bafite ari we wayibateraga. Ndetse mu gahinda ke yaguye mu kigeragezo cyo kutizera Imana. Gusenga kwe kwendaga kumera nko kwitotomba. Niki gituma ugirira nabi umugaragu wawe? Uranyikoreza aba bantu bose nk'umutwaro? Ko bandirira imbere bati duha inyama tuzirye? Sinabasha guheka ubu bwoko bwose njyenyine, kuko buremereye simbushobore. Uwiteka yahereye ko yumva gusenga kwe, amubwira guteranya abagabo 70 b'abanyabwenge kandi bakuru kugira ngo bamufashe izo nshingano. Kubw'icyizere abantu bari babafitiye, bajyaga kujya bahosha urugomo, nyamara ibibi bikomeye byajyaga kuzavuka hanyuma bitewe n'uko bazamutse mu ntera. Ntibajyaga gutoranywa iyo Mose agaragaza kwizera kubw'ibihamya yari yarabonye byerekeye ububasha bw'Imana no kugira neza kwayo. Iyo aba yariringiye Imana byuzuye, Uwiteka yajyaga guhora amuyobora kandi akamuha ubushobozi bwo guhangana n'ikintu cyose cyikubagaho. Mose yatangaje gutoranywa kw'abo bakuru 70. Inshingano y'uwo muyobozi ukomeye yerekeranye n'abo bagabo 70 batoranyijwe ishobora no kubera abacamanza n'abategetsi bo muri iki gihe icyitegererezo cy'ubucamanza buhamye. Muburanirwa imanza za bene wanyu, mujye muca imanza zitabera z'umuntu na mwene wabo cyangwa iz'umuntu n'umunyamahanga umusuhukiyeho. Nimuca imanza ntimukite ku cyubahiro cy'umuntu, aboroheje n'abakomeye mujye mubahwanya, ntimugatinye amaso y'abantu, kuko Imana ari yibacira urubanza. Gutegeka kwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Uwiteka amanukira muri cya gicu avugana nawe, yenda ku mwuka umuriho, awushyira kuri abo bakuru ko ari 70, no ku mwuka baguyeho barahanura bagarukirizaho. Nk'abigishwa ba Yesu ku munsi wa Pentekote, nabo bahawe imbaraga iturutse mu ijuru. Byanejeje Uwiteka kubahera icyubahiro imbere y'inteko y'abantu kugira ngo babizere. Umuyaga mwinshi waturukaga ku nyanja wahereye kuzana inturumbutsi nyinshi, uzigusha aho babambye amahema n'impande zose, zigeza aho umuntu yagenda urugendo rw'umunsi umwe, ikirundo cyazo kireshya n'intambwe enye z'intoki. Uwo munsi wose n'ijoro ryose n'umunsi ukurikiyeho, abantu bakoze umurimo wo guteranya ibyo kurya bari bahawe mu buryo butangaje. Babitse byinshi cyane. Ibyo batari bakeneye gukoresha uwo mwanya babibitse babyumishije, kugira ngo nk'uko bari basezeranyijwe ibyari byatanzwe bimara ukwezi. Imana yahaye abantu ibitajyaga kubagirira neza cyane, kuko bari bakomeje kubisaba. Ariko yarabihoreye bababazwa n'ingaruka yabyo. Barariye ntibigarura, maze abarengeje urugero bahita babihanirwa.
uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mu giga ikomeye cyane. Abari bafite icyaha cyane kurusha abandi bahereye ko bicwa bakirya ibyo kurya bari bifuje. I Hazeroti aho baganditse bavuye i Tabera, Mose yongera kuhageragerezwa birushijeho. Aroni na Miriyamu bari abanyacyubahiro kandi bari abayobozi muri Isirayeli. Bombi bari bafatanyije na Mose gukiza Abaheburayo. Miriyamu wari warahawe impano zitagabanyije zo gusiga no kuririmba, yari yarayoboye abagore b'Abisirayeli mu ndirimbo no mu mbyino ku nkengero z'inyanja itukura. Uburyo abantu bamukundaga n'icyubahiro yari yarahawe n'Imana yari uwa kabiri kuri Mose na Aroni. Ariko igihe abakuru 70 batoranywaga, Miriyamu na Aroni ntibagishijwe inama, maze bagirira Mose ishyari. Babonaga ko umwanya wo hejuru n'ubutegetsi bari bafite byari byasuzuguwe. Babonaga yuko bari bafatanyije umutwaro w'ubuyobozi mu buryo bungana, kandi yuko bitari ngombwa gutora abandi babafasha. Mose yamenye intege nke ze, maze ashaka Imana nk'umujyanama. Aroni yiyumvagamo ko ari umuntu wo hejuru cyane, maze yizera Imana buhoro. Yari yaratsinzwe ubwo basengaga igishushanyo kuri Sinayi. Ariko Miriyamu na Aroni, bahumishijwe n'inyota y'ubutegetsi n'ishyari, baravuze bati, "Nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose, twe ntatuvugiramo?" Miriyamu ntiyaburaga impamvu yo kwitotombera cyane cyane ibyo Uwiteka yategetse. Ubukwe bwa Mose ntibwamunejeje. Kubona yarahisemo umugore uturuka mu bundi bwoko aho gushaka umugore w'umuheburayokazi cyari igihemu ku muryango wabo no ku bwoko bwabo. Zipora ntiyarakunzwe, nubwo yitwaga umukushikazi. Umugore wa Mose yakomokaga i Midiyani, ubwo akaba yarakomokaga kuri Aburahamu. Yari atandukanye n'Abaheburayo kuko umubiri we wajyaga kwirabura gato ugereranyije n'uwabo. Nubwo atari Umwisirayelikazi, Zipora yasengaga Imana y'ukuri. Yagiraga isoni kandi yashengurwaga no kubona umuntu ufite umubabaro. Kubw'iyo mpamvu Mose agiye mu Egiputa amubwira gusubira i Midiyani. Ubwo Zipora yari asanze umugabo wo mu butayu, yabonye yuko inshingano ze zamumaragamo intege, maze abimenyesha Yetiro watanze inama y'uburyo yafashwa. Iyo niyo yabaye intandaro ikomeye yatumye Miriyamu yanga Zipora. Iyo Aroni ashikama mu kuri, aba yarakomye imbere icyo cyaha, ariko aho kugira ngo yereke Miriyamu ko imyifatire yari mibi, yemeye ibyo amubwira, nuko bafatanya icyaha cye cy'ishyari. Mose yihanganira ibyo bamuvugagaho aricecekera. Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose, kandi niyo mpamvu yahawe ubwenge n'ubuyobozi buvuye ku Mana kurusha abandi bose. Imana yari yaratoranyije Mose. Kubwo kwitotomba kwabo, Miriyamu na Aroni bakoze icyaha cy'ubuhemu, atari ku muyobozi wabo watoranyijwe gusa, ahubwo no ku Mana ubwayo. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu. Ntabwo byahakanywe yuko bafite impano y'ubuhanuzi. Ariko Mose we yari yarahawe uburyo bwo kuvugana n'Imana bwa hafi cyane. We yavuganaga n'Imana imbona nkubone. Niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Bikongereza uburakari bw'Uwiteka, aragenda, kwerekana ko bitanejeje Imana. Miriyamu asesa ibibembe byera nk'urubura. Ariko Aroni ntacyo yabaye, gusa Imana yamucyashye bikomeye binyujije mu gihano cya Miriyamu. Ubwo noneho umwirato wabo ucishijwe bugufi kugeza hasi mu mukungugu, Aroni yihana icyaha cyabo, asaba nuko mushiki we atarimburwa n'icyo cyago cyari giteye ubwoba. Igisubizo cy'amasengesho ya Mose nuko ibyo bibembe byakize. Ibyo ari byo byose, Miriyamu yakingiraniwe inyuma y'ingando z'amahema kumara iminsi 7. Abantu bose bagumye i Hazeroti bategereje yuko agaruka. Uko kugaragaza uburakari bw'Uwiteka byari bigamije gukoma imbere umutima wo kutanyurwa no kutumvira ubuyobozi. Ishyari ni kimwe mu bihamya Satani bishobora kuba mu mutima w'umuntu. Ishyari niryo ryabanje kuzana amacakubiri mu ijuru, kandi kurishyigikira byazanye ibibi bitigeze bibaho mu bantu. Bibiliya itwigisha kwirinda kugaya nubwo byaba ari ibyoroshye ab'Imana yahamagaye kugira ngo bayivugire. Ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3. Iyahaye abantu inshingano yo kuyobora no kwigisha abantu bayo, niyo izasaza abantu kwishyura ibyo bagiriye abagaragu bayo. Iteka Miriyamu yaciriweho rikwiriye gucyaha abo bose bagirira ishyari kandi bakinubira ab'Imana yashyizeho umutwaro w'umurimo wayo.